Soft keys whispering. Bonjour. Oh. Ese urashaka se mu kabari? Ese undi ngiye akabaye bahagaze hano ngaho bazi yuko kubyuka izi saa ugasanga nta kintu kimwe bateguye. Yanturu y'umujinya si Cyane zo muramwise kagabo na kagabo koko. ukaba uri mu nkono se aricyo cyamuzanye ibyo bikamugira umugabo. Cyari cyane. Cyangwa rwose mvuga nishonje. Ngwiki? Urashaka kumbwira yuko kagabo agihernya no masaha? Ntabwo mba mfite umwuka wo kubona ntunganya nawe buri munsi. Ariko none yabaye boss se kuva ryari mo kabyara? Kagabo nyakugaburirwa ibisiga. Ibisiga n'ibiraryoha. Kakana gazira. Kaga! Tumuga yuze hano. Nimba bari maso. Nimbaze. Wiki. Hano ntiyakorobye ntako babona kwikorera. Akwereka nko n'ishyushye. Mureka nkubaze. Nk'ubu ngubu arinda ajya mu masafuriya akazi kakuze nta kana. N'icyo nshaka kumubaza. Akazi kandanye nta. Noneho ureba hano uyu muhungu nimba ari n'umwana hano. Abana asabye umutwe ungana gutya. N'ubwanwa bubi. Nese Kagabo. Wowe uraryama ukaryamana ibi bintu niyo mpamvu umuntu agwamagara akakubura. Ahubwo ndifuza amabura. Nese byagenze bite kuja kwikorera? Aya masaha ntabwo namenyereye ko ibintu bikuye amasaha. Ubu narinje kugira. Ku buryo bigeze amasaha nta kintu kimwe nategura. Base mumbabaye ntabwo. Nese Kagabo. Reka tuganire nk'abana b'abagabo. Ikibazo cyo gukora waje gukora ikintu. Njyewe rero mu by'ukuri naje gukora akazi kanjye. Nasi sura gukora. Ntabwo nkibaza. Gute nyine muzinduka mbere yanjye mukazi ubako. Ziba amahero baravuga nawe nako gakavumvura ariko. Wakumvisha urugi runihiraho gatoya ugahita ubyuka niba kukaza kureba niba uzutwate. Gute ndinda mzuka wowe kiryamye ugakomeza unaryamye nta n'isoni ufite. Nk'ubu duteye bagaterura televiziyo cyangwa iki? Ibi ni ibiki? Ntabwo wamenyeshe. Ntabwo ushobora kwarura ibiryo wamara. Hano urahaha. Hano hari imbwa dufite. Urahaha. Nabasabye imbabazi. Cyangwa hari ingurube tworoye ngo urabirya. Urabirya se shaka kari bujabura umushyushyo ku gihe. Birye se. Ibintu byari ngombwa ko ibintu byari ngombwa. Icyakuvanye mu cyaro ntacyo uzi. Ni iki cyakuzanya? We waje kunyangiriza uramahira. Ariko rero abantu bavuka ari abana beza bagakura ari abana beza bahinurwa n'abandi nkamwe. Igo. Ukora iki? Kumbaza nawe ukambaza ndasubiza. Nza mu maso kagafite itomu kagenda. Fatwa hashwa. Ngakomeza kwivuga ko ari nyine. Ntabwo birashoboka mabuja ni njyewe waza ngo akazi hano. Gambi imbere. Genda banze werekezo. Boss, nawe ntabwo ari byo. Kagabo kandi uzafungisha umuntu. Akunda kanagazo wakirukana. Ubundi kucyuza n'abantu bameze nk'abatuzuye we muri ubu. Umuntu azayagira stress z'akazi agira no kwirirwa ashwana n'abantu hano ngaha. Akoze nanone twabona wowe mukozi wundi washobora akazi ka hano nkuko twumva. Hano habiki. Ni ikihe kintu kirenze kihaba? Wowe se kunzi mbabarera cengoke. Sawa. Kagabo. Nisku turi kuri. Shanyenda ngo amazi mvuye no mu rugo nariye. Ahubwo meze ute? Zizo ko wabimbwiye se nayikora natetse ate? Nta kibazo ariko turaza kubimara. Ahubwo nibwira amakuru yawe. Amakuru ni meza. Bisa neza gusa. Sifite umuntu uri kunyitaho sinabuzwe n'iki gusa. Cyane ibyo pe biragaragara ko bisa neza cyane. Ubwo kamubaza. Twakomeje kuganira. Ndabona bone kongera ngo bagiye kukagenda nabikojeje. Bitebyura mu mbazo.
Kagabo se sha icyo nakubwira Kagabo ni umwana mwiza pe ushingiye ku cyo sha ni wa mwana nyine wakure mu buzima butari bwiza kumva niba umuntu yakure mu buzima butari bwiza nibyo bimugira umwana mwiza oya ni umwana mwiza nk'abanyarwanda mwabaye mute ni ukuri se nese ngaho impamvu yatuma wumva ko kuba narakuriye mu buzima butari bwiza biratuma ngiye mba umwana mwiza Kagabo ndamuzi neza twari duturanye nyine biba ngombwa ko nyine iwabo bagira ibibazo ava mu ishuri avutera kugira ngo ume mu rugo nta kintu nkora none abakubita kuri inzugi ega ntawe ntukagira ari kubita urugi ari ikibazo ako nyamara nawe nyine nuko yahise ashaka kuza i Kigali gukora akazi akareka kwicara iwabo gutyo gusa ahitamo kuza guhera mu kazi ko gukora mu rugo yega nta kandi kazi afite yabona ko nigeze arangiza amashuri ngo wenda yabona akandi kazi ese avuga uti njye akazi kose nabona nagakora kubona ari umwana nyine ufite ubushake cyo kwacyo nyine bikorera mbona ari umwana uca ntabwo ari umwana cyane ariko ni umuntu uca bugufi yarubaha nibaza ko nyine ibintu atazi araza akambuza ngo ikore gute gusa nyine rimwe na rimwe yakora ageze mufite agashiye nkamushibura ako yagenda nyine mbona ariko nawe ni ukuri uzagira uhinduke pe kuvuga nawe ntabwo aba ari byiza siko nka buriya arigerera byuka akigenga akagenda byagushimisha ntabwo mbyifuza ariko aragiye ntese n'iki naho nta mazi anyishyurira ikintu ukora n'ubwayo cyose nganyumvira mva kwa kundi njya mvuga paka ikintu cyose ngo nta kintu amaniye ngo nta mazi icyo akora n'ubwayo ni akazi nkamwishyura nyine nawe basi ujya ugira umubwire neza ibyo ubona adakora neza umwerekere umubwire uti iki n'iki gikorwa gutya ndagerageza ahubwo nuko nawe atumva ibyo tubireka bya Kagabo gusa nyine nawe ujya ugerageza umufashe shiri wawe umeze ate umubwire iki umufashe umwerekere shiri wanjye ameze neza ariko nawe reka mubwire bigeze he bijya he ntumbwire se ikigo cy'akantu kerekeranye no kuma amafaranga ubwifite bwa hato na hato byo ndazakira nose nta ariko kintu kizima kubwira ikintu kizima umuntu wanze kunyiyerekana ubundi ubaye waramaye igihe ntazabigenza uze nyenzanye n'amagini nimba umuzi we kutanyereka isura ye nta mafoto ye ngira ahubwo ngiye mbwira bigezeho ibyanyu ni ibiki muri gupanga bise sha nyine ababwira ko azaza niyo siripurize mfitiye kunyereka baza nsanze yarahiye amaso cyangwa yaramugaye ese kumugara n'ikibazo ibyo ni ibintu ugomba kugira kubanza kubimbwira apana kuza abinoraho tekereza nk'ibizamura ese we ntabwo mufite amatsiko njyewe marumva yagiye ngo ni n'igihe nibaza ariko mwandikirana kuri chat gusa kuvugana iyo muri kuvugana ubu nta nubwo yatuma muvugana umwanya munini umwanya munini wumva ari umuntu umeze ute cyose marumva yagiye ngo gute nyine nkurikije ukuntu avuga ashobora kuba ari nk'imbogari cyangwa se akaba ari umuntu uri aho usanzwe sawa zarota umuntu yewe kandi ngiye mbitekerejeho marumva namuhamagara tugashwana uziko tujya dushwana dupfa ko yanze kunyereka se n'ubu tumaze icyumweru tutavugana kubera icyo kintu tegereza turanyina hebashije aho ugomba kumutegereza ukumva ku buryo uzamubona ugatura twa kuba kinspendingaho amafaranga nashaka aba ari igihe ikibazo se ko nayarya wenyine shahu ntunamamagare kandi ari njye waguhaye pasi ariko abakobwa washyanayo ntabwo musohokana ntuzungu kunsohokana ngo wanagira irya hano se umuriro bitewe kubona bimeze bitewe uriya mukobwa icyo ndi kubona cyo basi wampaye ni ikiwani tu gute se kandi umukobwa ntabwo biri kuvamo neza nyine harabura iki hagati aho ngaho cyakora agira umushiya pe
agira umushira kabisa icyo maze kukibona umuco asaba yawutewe n'iki cyane abo batumye avuga nabi hey njya nshatse wenda kwisubira nkavuga ndetse bivemo se ariko nkavuga ni wapi kamanze murebe neza ariko n'ubundi narabikubwiye ko adashobotse ariko urakomeza urahatiriza oya nta kibazo nyiracyo bintwaye ahubwo se ku kazi bimeze bite ku kazi biragenda nta kibazo buri wese inshingano zarazubahiriza ku kazi urebye nta kibazo ubu ntabwo nagiye mutangira kwirara gukora ibyo mushaka ntabwo byakunda ariko mubona ntahari gusa ubwo nguko haba havutse ikibazo simbikubwiye okay hanyuma soso amakuru ye ko ibintu byose abizi nta kintu ajya ntabwo ujya ubona binabitwaramo gakeya cyangwa bimeze bite amakuru ye soso urebye ni umwana mwiza ibyo ndabizi gusa nyine ntabwo agira nawe urabizi ntabwo agira ibintu byivuzivuze ntabwo kuba abizi nyine byakuraho ko bikiri ibanga ariko ntacyo ndabizeye kabisa ndabizeye kuko nawe uri kuba soso ntukamugiraho ikibazo pe ntabwo ibyo bintu ajya bijyamo by'amategeko umenye ko ibanga ryacu riratekanye nta kibazo na kimwe hanyuma se uriya mukobwa wahawe mu kazi ubona yitwara ate ntabwo ajya bashihura bwo ngo ubone ibyo mbona akazi aba ari akazi ntabwo ibintu by'imikino uba ugomba kubizana mu kazi ugomba gukora neza akazi ibintu by'imishuka ukabisiga iwanyu birabizi bino bikoze iki kubaho niko amategeko ameze ariko mu kazi ntabwo abizi nsanze hari umuntu waguye mu ikosa kugenda naragiye ntabwo byamworohera oya subira raporo zose nuza nzagenda mwereka ibyagiye bipfa ibyagiye gusa nyine ndakeka nta n'umwe uritwara nabi bose bari ku murongo ibintu byose bari kubikora neza none ubwo se ufashe uyu mwanzuro kuri uwo mukobwa mwanzuro se kuba kuba mwihoreyeho kuko ndi kubona nyine mugomba kwitwara gake gakeya njye ntabwo igihe cyagiye cyo kujya mwereka njyewe uwo ari we uwo ndi we neza iyo mwereka sinjye mwereka n'amafoto yanjye wenda nkamenya uwo ndi we ariko igihe kizagera buriya ndi kubipanga biri mu nzira tena n'ubu ntabwo uramwiyereka wapi umubanye gute mubanye gute umukozi w'ahangaha kabisa byose babikora nkabimwihangana kuko ntabwo iyo umuntu afite purani afite ikintu ashaka kugeraho nyine urihanganira ibyo unyuramo byose urihangana ubwo nagufata nabi cyane aha wallahi cyakoze pe ntabwo ari ukunabikeka sundi ibi bintu wabivuyemo ukaza mu kazi ibintu by'uriya mukobwa ukabivamo ukagaruka mu kazi kawe ukagakora neza ako ni nako kugira ngo duce mu buzima bwose tumenye ubwo ari bwo ko no kuba naraje hano byinshi ngiye mpigira nushaka ibiveho uriya mukobwa pe umuveho uzi ukora akazi iyo ndaje mbanza bitegure mwereke uwo ndiwe neza nibwo nzabibona byose bizabibaye clear neza umunsi yamenye ko ari wowe azabyitwaramo gute ya ndaje ntabwo mbizi ushaka gusanga neza navuga ati nta ribi ariko nshaka kuzareba nanjye reaction azagira mu maso okay byari ibyo nyine kumva nuko nyine ibintu bimeze niba ngombwa waruhutse nyine ubwo uzaza mwereke ibintu bigenda mu kazi bitagenda ubu ngomba gusubira mu kazi nasanga bari abakozi bishe akazi sibyo sawa rero urabeho rwose kandi mwakoze mujye mwicunga kandi mwite ku kazi nabahaye neza sibyo ese kanuzana whatever you are ubu hano harasa gute ko nagomba ntagize hako umuntu w'umugabo avuga yuko nta kwaba atagize gute mu gihe ndimo ndabona imikori ku ino ntebe ko zitabibumva nanaguye nyine nk'ivumbi warije umarabika nawe umarabika kuko ino nayikuramo ese ubundi ari njye nawe ninde uhembwa undi ninde ukoresha hano habaye iki ndimo ndamubwira uburyo bwose haguruka hano hasa nabi haguruka nta kibazo ujya heza ubwo bakubwiye kandi mbwe ungende tumuka rero ujya he yagiye maze rero barakibwa ngo genda nacyo kikahita cyobo none se urajya mubigenze uri kunyirukana ndabigenzana
uri kwicara he ngiye nicara mu ntebe imwe nawe wicaye intebe iratandukanye. urabona ndi ubuhuru Wajya umbwira ko akorohamo. iyi fanta nayisize hano bwaryanye Ahubwo iyi fanta uyu nguyu niwe wari uri kuyinywa. wibeshye ikirahure n'ibyo wagisizemo hano Kora nicaye aho ngaho ikirahure kiza hano. ese kaga so wambwiye ko wakoze amasuku hano hantu uzi ko wakoze amasuku hano nari kuba masanze kino kirahure Umva nsobanure. kaga uribeshye uzatuma ukavuga umuntu abona ijuru ko ndagiye kukubita mu mutwe uranzi ko nta mikino ngira wakoze amasuku cyangwa nayo wakoze wakoze amasuku cyangwa nayo wakoze wayakoze Kuba nagerageje sinzi impamvu mutabibona. wagerageje wakoze amasuku reka mayi sinakubwira do hano iyo tudahari sariba yabaye yawe nese waje hano kugerageza cyangwa waje hano uza akazi kakuzanye Ariko njyewe niga vuba. Ibintu byose mumbwiye ko mugushaka nabikora pe. Ushobora kumbwira uti njye mashaka kugenda. Njyewe uko mba nabikoze niko ubwenge bwanjye bugarukiye. Niho ubwenge bwanjye bugarukiye. Ahubwo wowe uramutse tubigenza gutya ntabishobora. None se nawe rukaburitse gato sinkavuge ngo nawe uvuga uri kunyumva aya meza arasata uyu muceri uriho n'uwaryari wakoze isuku aba yabiteguriye inkoko ngo iraza gutora uba wabinsigiye ngo nze mbirebe se Kagabo si rero. wakoze amasuku se ibi ni ibiki oya ayi wakoze isuku cyangwa nayo wakoze mite nyikwasa mu mutwe wongera umbeshye wakoze isuku cyangwa nayo wakoze Kuzara mu gikoni ngiye gukurikizaho n'ahangaha murahicaye. washya ntukambeshye kimeze n'umutwe mubi ufatwa urya kagabo rero birasaba yuko nk'umuntu mukuru ukagabanya ibivumvuri biri muri uru ruhanga uko bitabaye ibyo umuntu azaguterura kurenza igipangu cyangwa se ujye kwa so na nyoko nimba baba bakina rosimbizi Rero undi ntabwo ikibazo gitamurwa n'ikindi. Iyo ubonye ibintu bitagenze neza ubwira umuntu umbwira uti bikore gutya. ngajye kurira kwa nyoko ahubwo agiye kudutoza n'uburyo tugomba kuzatumutwaramo nk'umwami Yohana wese ugaragiye uri iki hano iyo tugiye kugwemba hari ubwo uze uvuga ngo ni nkumembe ntabwo ku kwezi nakoze neza Amahoro ntabwo nzongera. ngambe imbere ari mwasabye imbabazi aho ugirira ubwenge buke iki kirahure none se ibi ngibi usize oya ni indabyo usize hano ugiye kuri telefone ugiye guteretana isiga ahangaha maze iyo kuri ibyo ukora Kaga mva mu maso va mu maso imbere wa mugabo akorera nawe kubeshyera umuntu neza neza ukabona n'ibyo uravuze ngo ndamubeshye ese uriya muceri se n'ingi uwuzanye mu biganza byanjye mutereka hano ngaha ese agaceri kamwe kuri hano ubu kagiye reka hageze gate nawe ukunda itiko niyo yayicana nkunda itiko nawe utangiye kunzana se ni akagabo barenganye yarenganye reba byibuze ahantu wicaye ubwawe naho hari ibiryo cyane igihe ufite amaso ari kureba nabi ese ubu turisanga yaba yabikoze ryari ashinzwe iki hano nyine ndagushyigikira nyine nk'akazina wanjye ariko ni amakosa cyane rwose ako kandi mbivuze
hasi nk'imbwa ya nyumuhungu ibiri he kuko kugira ngo ndindaho aho nyishaka nkayibura. ibintu by'uko ukunda kunanira abantu benshi byagucanze si wowe uje gushinyagura. Ese niwe bitancagiye wowe nabwo udafite amaso nta nubwo n'intukirizo. ubundi namenye gukora icyo mufasha wenyine n'inzira wanyuzemo ndabona atari subiza ujyayo ahantu uri gushaka ibi ngibi uri gushaka kwemezamo hari ahantu ndetse nkwereke rive zose wagiye usevinga zishobora guhita zinabura kurya aha ngaha uri gushaka ndetse nkwereke ubundi uranyicira imashini turashwana. hari inzira undi utagomba kubanza kunyuramo. Dutari dutatu gutya inzira yawe itari inzira yawe ibisanzwe by'ipendi kandi imashini n'ubundi bidakunda kujyamo kujya kubona ukabona bisiga fayire bikuretse gatatu turebe kwiki aho hari intuza iriya ntuza wari uri kujyamo n'undi urebye nabi izo baserizi zose zindi zitazivamo ariko nyine icyiza nyine ibyiza nubwo wari ubikoze se nabwo nibwo wari ubikoze bwa mbere ntabwo wari usanzwe ugira kagaye ibintu wabibwiwe n'iki uzi ko ntahaga amashuri yawe agaciro. Ibi bintu urabizi ntizi ukaba wicaye hano umara iki nimba nkubwiye ikintu ntucyumve ntabwo byemeye ndakwihorera nazo bitakunda. Merci, thank you very much. Wahereye mu gitondo nzunguza bwonko warize se wowe ahubwo kagari gaburiya ntabwo hano ubona ko bari kwiga ntabwo bivuze ko ibona ibintu biri guhita bisa umutuku rero saza ujya umenya ko ari danje nyine ariko rero kagabo buriya ahubwo situation yose ijya iba hano mu rugo hari ukuntu bitagenda neza ariko ngiye burura umuntu wanjye pe ndabibona niyo mpamvu samutime nkurikira umushyushyu ukanirira ariko nakubeshye pe ni kazi nakuba biteye byose nta kibazo cyose nta kiba bintwaye pe sinzi cyane uko mbona nakoze akazi kanjye ko mbishoboye ibindi rero akakira umuntu w'umugabo wajya gukorera bakakwita akagabo yabitoranyije kabisa nubwo nawe ugiye akantu kakaya wakabaye umugabo wajya umbaza ibyo nzashobora nzamufasha sawa merci beaucoup oh yes kososo karame ese ko byabaye byinshi se shawe kuko siko nayo maze iminsi naza kukureba nari narabuze ukuntu nza kukureba so ndabona umwanya wo kuzura rwose urazisubiza ahubwo vuba ubona harimo n'ababazi gusa ntazi nshaka kugira nkagenda mu kazi nyine ngasubirayo wajya namba musize ntabwo aba azi ko nje hano akoze ubundi manka iteceka ngaho nari nibagiwe sore ntabwo uzi ko hano urabona aho ari sore basi mbabari nari nibagiwe byumva bagahita babikeka nari nibagiwe anganikwa akagabo ubwo uyumva
so na n'ubu ngubu dore wajemo ntabwo irarangira tuzaza urikomeza urebe ineza ibintu nagusigiye oya ndabireba neza se uri kubibona cyangwa nyane urakiza kandi ugomba kubigendamo neza umunwa wawe ukawufunga ku buryo nyine nta muntu umenye diro turimo kumeze tukumvikana ari kuba tujya amasanduku hano kuko dukora amasanduku nese ko umaze igihe nyine utabasubiza abari iz'ingenzi n'izitari iz'ingenzi erega na diro waje mugomba kurangiza vuba tugakomeza akazi ndirimo bigiye kurangira ariko ubuhanga murabona ngarutse wishimiye kugumamo hano mpaka ntabwo ngo ndabyishimiye ahubwo nyine ni intego nihaye igihe banze birangire muzabona ngarutse kandi wowe upfa gukora inshingano naguhaye neza Ese abantu basigaye baza ku kazi bakambaza bakakumbaza ngo maka utazacikwa umuntu wanjye wananiye sorry boss mbabarira ubu ngubu nyine batazira abayansize mbamusizeho kugira ngo nze murebe vuba ntabwo abaza ahantu mba ngiye nyine nzane fone usubize kandi ikindi ugabanya utugambo twinshi kuko ntabwo nshaka kubona amenye ko tuziranye neza ese hari umuntu wamvugana nawe nk'ubu mbamucitse ntabwo abazi n'ahantu ngiye ikindi kandi telefone yagiye ifata neza nk'ubu warayimenye guseshi nawe rero ariko se fone mba nashaka no gushyira hasi ngo hatagira n'uyibona urumva nanjye ibyo ni ikosa wajya gushyira hasi bakamenya ibintu byawe ubwo rero urumva hari igihe nce bikubita hasi nyine ikameneka keka ntabwo birangira pe watinze n'undi wagomba kuza mu gitondo none ko twari dufite abakiriya benshi nari kuza gute hari n'ababa bishaka byihutirwa wasubije iby'ingenzi nkagenda ndi gushaka n'undi by'ingenzi ko ntabwo bose hari n'ababaza nyine n'ibidahuje n'iby'akazi dukora usanga ko birasaba ko nyine umuntu yasimbuka yego ndaje wihuse se uragira ngo yego bari kumpamagara ku kazi wenda bitarangiye se simbwiye ko rero ariyo yego ko abakiriya ngo bahagaze bambuze uretse nsubize ntabwo babumenyereye rega mu kazi usibye ko ngiye kubyigaho nkazajya nk'ubaguheza ukabona abasubiza ndi kugenda mbyigaho neza nanjye n'ubundi icyizere cyose warakemura ugomba no kubinyarwara byo nkajya mbisubiza telefone yanjye ifate neza yego genda tujya n'uzana agasanga turi kumwe hano Ça va? Ça va. bose waje Sekaga. Umushyitsi aradusura ntunambwire yuko oya nta kibazo narinjiye kureba ko Jazira yarambwiye ko ntawe uhari nta kibazo reka ngende just like that. nabwiye ngo abe yitonze wenda araza kuzamusanga ariko nyine ari kwihuta ntagende kangende ntacyo ndaza ntacyo turamugisha kuri telefone sasa murakoze turanambwira yuko bamubuze nta kibazo ngiye gukora igikoni ndabona ho ndasaze kagabo ni kakaki kagabo mwigira uza hano nubugufi ufite yimena habaye iki se kandi none sinabyo byanye umwana ngo ahamagare hejuru asa gute ni ukuri mugufi cyangwa koraho mbese ngo byagenze bite mabuja
aho rero njye umwanda uhari uri kubona ndi kubona mukuriganisha wa kigoryi sinzi ibintu byabaye hano mu buzima njyewe birimo birantungura reka mabuja ni kuri pe ubona ukuntu uri kunyibukiza imbere yanjye ese mbigenze kumuhamagaye nyine ndaje oze uheruka koga wowe sawa kamubaza ikibazo cyaka ugiye gukora muri sitoke y'indabyo uburenganzira kwakora gute gukoramo isuku ese nabyo bibaye ikibazo ndakubaza nawe ukambaza nyine ngewe nanjye kamusubiza urambajije kamusubiza noneho mu gihe uzajya umvugisha ntukajya uzamura amaboko ya gutyo washyano ninde waguha uburenganzira bwo gukora muri sitoke ni Lucas ninde inshingano zanjye zo gukora isuku hano ni inshingano zawe washyano njye nigeze nkubwira ngo unkoreremo amasuku nigeze mbigusaba wagiye ukora ibyo umuntu yakubwiye kumabuja nzakora isuku umbwire ngo ntabwo ashaka kuyikora hama iyi si saro si uri kuyikora buri munsi ndoza ibyombo gufata agatambaro ugahanagura hano hejuru nuko utahagera waba utagira ntabwo wahagarara hano hejuru ukakimanura ukahanagura ari ikosa ribera gukosorwa niyo birakosorwa biragenda noneho mbarere rimwe kabiri gatatu genda usubize sitoke uko yari gukomana izi neza gusema buri akanya ukunze umwanda gute ukunze umwanda ute ko nzakubura ngo ntabwo wakubura byose nkora byose ntujye unyura bizabizanirwa uko byagenze bite nakubwiye genda usubize sitoke uko yari iri imbere yayimuye se ni mu mbarizi ngo nakoze isuku uri kumundagera ntabwo byagenze bite ibaze ko yifashe agakora sitoke nyine arasukura nk'ukuntu uri kubona hano hantu hameze kandi nkeneye ifoto ese ukeneye ifoto y'induba y'induba ikwereka ko ibiryo byashize turarya iki ariko nawe bakabaye baramubwiye nyine ubwo nyine nta bisubizo akabizi ko agomba gukora namuhaye uburenganzira maze turarya iki turarya uwo mwanda ubundi wowe ugomba kwerekana ifoto ibyo kurya bikaza nyewe wese ko bigira bikanabyoza kaga nyine subiza sitoke ukwire ese twagira dute ntabwo ndi kumva ukuntu umuntu akunda umwanda agakanya ndetse ukuntu yasaga hino mbisha agiye guhaha ibintu bishyashya ngo tuvuze sitoke ngira ngo wenda nyine ngomba kuba ushaka ukuntu winjiramo ushaka ukuntu ugira ibare nka sitoke uri kumva usa naho ndi gufata ifoto baby urabona ko ibiryo byadushiranye ubaye sitoke yewe ibiryo byadushiranye dureba ahantu hose ibaze ko nta kintu gihari irakara inshuti y'Imana ibintu ndi gukorera ubushaka amaramuko sibyo reka kagabo subiza uko yari ameze sinjye nabyanze isomba makana ese kagabo urimo amara cyangwa imbwa zihunguye ivumbi koko wenda ugakomeza uhagaze uri kumva ibyo ndi kuvuga yigo gusa suka bwa rimwe noneho njye ndarambiwe ndayamanitse nimba ari akazi ke mu rugo ndakikorera mbare kabiri gatatu yakuzanye urayizi mvuze wumvishe ntabwo wumva mwongere undi mugeri ese uramwirukanye Josie turanagufashe gupakira mwese Josie wahamagaye igitaraganya bimeze bite
urebye byasubiyemo kabisa. Byagenze bite se? Igihe ngo mvanga noneho se wemeye kuhava? Wemeye kuhava? nako nyine hari icyabaye, ni ngombwa ko mpava. Ni gike? Ni gike? Uzajya ubimenya gake gake, Ni amabanga yawe. gusa ariko warakoze nyine kuba warakoze ibyo nagiye mubwira, mwumvemo gutanga umunwa. Ntabwo nabikora. Njye noneho igisigaye ngiye kureba mu kazi ndebe niba ari ikintu mwangije. Oya, ibintu byose biri ku murongo neza. Twabikoze neza cyane. Okay. Rero ugiye kugenda ukwirediti uri kumva ubwo igihe cyageze nyine munyerekane uwo ndiwe. Nabwiye ngo misiyo ndiho nirangira nicyo gihe munyerekane n'uwo ndiwe. Ntabwo byarangira bike nyine mu Sibwo gihe iki cyabaye cyatumye ushaka kwerekana uwo uriwe kandi wari warabyanze. kuri ibyo nkubwiye Ndabyumva. uragenda umubwire mufatanye kandi mugire vuba, ukumva ko mutegure nyine kuza kwanjye, kugaruka kwanjye mutegure nyine, kandi nyine bigomba kubera aha ngaha mu rugo. Kubera iki? Kubera iki? Usumba hari impamvu bakora mu rugo nyine, ngomba kuza aho nagiye nkaza musanga hano, akaba ariyo surprise nshaka kumukorera. Ko ndumva njyewe nta binshanze sinzi impamvu. Biragucanga kuko nyine ibintu bicanganye ariko tugomba kubicamo. Mu kumfasha tukabicamo bikarangira. Nose uriya mukobwa ushaka kumwiyereka ntabwo ndi kubyumva ngo numve n'ikintu mwapfa gishaka ko unabikorera hano mu rugo iwawe. Nicyo gihe nyine cyageze. Nicyo gihe cyageze umwiyereka uwundi we. Ndi buryo byitwaramo nyine nuko arabikira arenzaho uko aramera. Ese bose ko turi inshuti mbizi wambwiye ikibazo cyabaye kumbona ufite n'umujinya. Uzabimenya nyine nzajya mbasobanurira ukuntu inkuru yagenze kuko hari byinshi cyane nagiye mbabwira, nzabwira n'ukuntu nyine ko byagiye bigenda. Ariko mugende mubitegure nyine, mutegure ibyo mutegura n'imodoka n'iki, jyewe ndaza kuko ubu ndanagiye kwanza. Ubu ngubu ntabwo nyiri hano kuko na telefone winsubije n'ubundi bwo mba ko byarangiye. Ubu ugiye kwita uva hano? Iki ahubwo nuko bayigenda porofisi ndavuga ngo reka nguhamagare mbikubwire mugende mutegure atagira umugore amafuti ko tugomba guhurira aha ngaha. Mugomba nyine agomba turabimubwira. Umubwira wiki kuri buze ibyo ngibyo ngo kumubwira nyine agashyuha nawe nyine arantegereje n'iki, ariko tugomba guhurira aha ngaha nkamukora surprise ndi hano. ntacyo menye wenda mbwire ba Didi n'abandi ko tugiye kwitegura. Ibindi kubwira ushyire mu mutwe ntugende ngo wicare bitereka hariya ngo yabuze ngo ibiti, ntabwo nkiri hano ariko ngomba kugaruka hano ndi maka. Agomba kumura ndi maka. Nta kibazo ubwo ngubwo kagende mbabwire twitegure turamubwire ubwo nyine bizakurikira nawe uzamutubwira. Ko narebye mbona n'ubundi ntabwo ntabwo akwiye kuba wamuvuga ngo uramusohokana umujyana ahantu kure ahantu harenze. Bose ndumva ari ikibazo cyawe ntacyo umuntu uraza kubibwira ariko ngenda atajya n'umuntu nsanga hano. Urakoze. Ujye vuba. Akanya nagiye. Ariko byiza se kubona uri guca aha ugaruka ugenda ugaruka byagenze bite we? Se wambwiye amakuru? Suri kumbuza ikikuku n'ikitazi uri guhamagara umuntu w'indabo nibyo byari bisobanura. Indabo se kandi zikimawe jana ngiye kujya muri shuti se Ziki se kandi ugiye aho ni mu ndorere. Jazzy
wasoje okay nyuma y'iminota 10 ndamugezaho ese kuri mu biki njyewe byancanze ndi kubona ahubwo nasigaye natakaye okay okay ahubwo ubu bimeze muri neza kwibaza ko mu masaha ari imbere umukunzi wanjye yabageze ndetse ubuze yego Salama. salamu Ahangaha se muri kuki? kutubona niko tumeze mfite amatsiko ndumva ndi kumushushanya nkamwibwira ndi kumushushanya mama janjye ko umva ari mu byishimo numurebe gutya ubu ngubu umva ari mu byishimo bimwe byane cyaza ugira umuntu nase ubu ninde utari kubibona Nitegura se ninde wapfuye cyangwa ninde warongo? Shomeza muteze. ese nawe ugeze aha ikaribu Eh? Nkubure. nziza Ubaye iki? kigaziba ngo ivumbi ko Mubaye iki? isuze nyine nuzi zawe usuhuje Ubusika. uritegura wowe ninde uguhaye uburenganzira bwo kongera kungarukira mu nzu Oya. tubizi umeze neza ko nta kibazo mfite kabiri kandi mbaza ko meze neza turi ufite umutima mubi wamusubije neza Use yishe umuzungu. Ko nsanze mwishimye birahabaye iki? mu gihe ndugambwa wabwira umuntu neza mani mwaretse kunjagaraza ko umugabo ikintu ndi gutekereza ari ikintu kimwe Iki Yose nyine ni icyo ubonye musubize. gitangaje. oya ni hano nagitangaje bosi wageze hano umeze neza mwakomeze neza Ninde? Ngo make? Sesuza. uvuze Utunguwe n'iki? Uyu se yitwa Maka ari kuva ryari ngusi Kagabo. ngo kagabo maka Kagabo we nose ariko nibyo. Kagabo Maka. uyu ni umushoramari ukomeye cyane afite amahoteli muri uyu mujyi Akora friends. yego ese ubwo ntiguze kikinyebwa Oya. muvugire hasi muri mu nzu yanjye by the way Twajya nkuruteraho. aramutse afite ibyo bintu byose ubundi n'iki cyadanje si umuntu nk'abantu ni isundi igitangaje kiri nabi akaba yicaye hano muri Kagabo nawe bivuga byo vuga uvuye aho ngaho byavuba dutare. Umuntu arimo aratinda mu mayira. tuje mvuge twatuje tuvuge kuva ryari wowe nurisha mu nzu yanjye n'umuntu ndi kumwe n'abantu murana nabo nakwerekaga ase mwamuha umwanya akavuga ibi byose mwari Maka twatunze. Nako twatuje. Maka Se mwubahe. sheri hano uribuka ko wicaye iwanjye Bigira hino twumva ariko. so rero umwanya avuga Kagato twumvishe. hano mbishatse naguha umwanya mbishatse sinawuguha Mbabare tukumva Maka ko. nongera n'ikintu nshaka kumva kiwe sibyo uwo mu maka basi bwa rimwe Sinamugenduka. mpinduka njyayo uranzi unzi mu kazi unzi wanjye Reka twumve Maka mayo. basi bwa ese kuva ryari yitwa maka Mwaretse nka Maka Ubu ngubu byumvishe. maka nzi n'uwongeye kuza nawe mutegereze wa muceri wawe yitwa Maka. yeah basi bwa rimwe wagiye worohamo ukabisuzugura buri wese ubona Kaga nawe tubwire pe. nta mavuba ryari wonyigisha Baburetse twumve. urongera kuvuga ndakukubita urushyira ahita usohoka jeze basi abeg Oya reka vuga. mbabarira Si yaje. Kuba yambaye itese afite ijambo. sawa ndarekuha ahubwo njye ndumva nshaka guseka nubwo ndi stress pe nta munsi n'umwe uzigera uca bugufi uvuga utari kundeba gutyo uvuga ko Reka wicaye tumwumve. iwanjye okay ngaho tubwire twese tuguteze amatwi turazira ntugasogore umuntu wese ubonye urebeye inyuma uko ateye cyangwa se uko yakwiyeretse yego kuko abantu bose uko batwiyereka siko baba bameze n'indani muri bo sibyo ntukarebe buriya wuzingiye umuntu nyine yego habuze ngo urebe umuntu umusuzugure ntiwamuremye ntamubyaye n'ikindi kintu muhuriyeho ya bebe yari
usibye umuntu aba just nyine kumva musuzugura mufetse nyine utuvugana akazi ufite nimba ntari ntabwo mugafite ngoraga nawe rakabije ariko ntacyo reka dukomeze nizo kumenya byibura ugashyira mu gaciro ukareba kuruka wubaha buri muntu wese ntushyire hejuru wumve nyine wihaye amapeti wumva urarenze nawe straight to the point ayihote tugere ku murongo ntabwo byose biba bibaye uretse gatoya nizo kumenya ko ndi boss uretse ushatse kuvuga ngo ni we maka unyicaye imbere uyu niwe maka wirirwaga tekaho umutwe oya baburetse ntuzi ko maka yagombaga kujya kumwakira ku kigo cy'indege maka aturumbutse ku kigo cy'indege yitura hano gute kamubwira rero sibyo uyu mukobwa wanyu nawe mubyumvireho imico afite ntabwo ari umukobwa ntabwo ari iranga umukobwa w'u Rwanda uko ateye nta muntu yabona umuha agaciro ko ntabwo wari ufite ntabwo nyine numvaga ntera ishema no kuza ngo mbuje kundeba ku kigo cy'indege no ntabwo iryo shema nari kuba ndifite sibyo navuze ngo reka nze ngusange hano iwawe wirirwa wiratana wamfashe narabibonye kuko wubaha abantu narabibonye ariko wait uzi ko hari ibintu bya byanani hano muri mashini hangije se nakubeshye niwe wabimfashijemo pe ako majije kugenda ndibaza se uyu muntu ibintu yabikuye hehe karyasi hano mu rugo rero bigora buri muntu wese uko mubona siko abari niko bashaka kugira ngo nyine umubone muri iyo shusho yakweretse sibyo don't judge book for cover kabisa ni wowe maka ndago kandi nyine ntugasuzugure umuntu wese ubonye dore nguyu shere wawe rero wandikiwe dore nguyu mugabo w'isezerano akira kandi afite undi ategereje utari kagabo nyine utari ukaryasi yirirwa agakubita hano ubundi gukina abantu tuba tubasha gushyira mu mitwe yacu ntabwo uko ubonye umuntu ari kubita umufata shaka nakoma turi guca bugufi niba wenda biguha isomo utazongera kugira umuntu wese usuzugura uko umubonye ngo kuko ejo n'ejo bundi ushobora kumukenera w'izi serivisi ikindi kandi mfite ibintu byinshi cyane nkwiye kujyamo ko maze iminsi wikwigora ni ukuri kw'Imana ntabwo twari tubizi pe ahubwo ni uko byahuriranye murabizi ko muri gupfukamira akagabo wanyu reka twimagine yuko ari maka ariko imeza asubira hano wimagine imeza ntabwo ihana kandi ari we njye none mfate itaka kiri muri sitoke maka agwa ibiceri yego mba wishimye se ntabwo twabimenye pe tubabarire igihe twabaye iminsi yose twabanye wenda njye ntabwo nyine ndi bugufate mu ishusho ya maka kamufate mu ishusho y'akagabo gusaba imbabazi wenda ntabwo nakwitwayeho neza kuko maka ntabwo tuziranye maka n'uwo twavuganaga kuri telefone ariko kagabo n'uwo twahoranaga umunsi ku munsi muri iyi nzu niwe uzi Jazira wa nyawe ntabwo ngusabye imbabazi ngo mbere maka ntabwo ngusabye imbabazi ngo tugumane ariko byibuze hari ikintu nize ko nyine ngomba guca bugufi kuri buri muntu uwo ari we wese ngusabye imbabazi nka kagabo twabaye umunsi ku munsi kagabo nahemukiye kagabo nakubiswe nishakiye kagabo ni byinshi kandi tiriwe wigora ndabizi ko nta n'ikintu nawe nyimara muri iyi nzu reka nkubwiye imbabazi ntabwo kera ahubwo imbabazi ntabwo zikura ingaruka z'icyaha sibyo yego tugende mwese mugende ngwino nta kintu na kimwe dufite muri iyi nzu